Reka twongere tugusuhuze udukurikiye kuri channel yacu Ingando Online. Twizere ko umeze neza uri kudukurikira uherereye hose, kandi twizeye yuko wamaze kora subscribe. Ariko nawe udukurikiye utarakora subscribe ukaba ukunda ibiganiro tukugezaho, nawe turagusuhuje. Muri aka kanya dukomeje rwa rugendo rwacu twatangiye rwo gusobanura ubusobanuro bw'inzozi butandukanye. Muri aka kanya tugiye gusobanura ubusobanuro bwo kurota ubona umusozi mu nzozi. Buri wese mu buzima agira ibimugora, ibimunaniza bikamubera nk'umutwaro uremereye, ariko nanone buri wese agira uburyo bwihariye bwo gushaka uburyo akemuramo ibyo bibazo byose aterwa n'ibyo biba bimuberemereye bikamubera umutwaro. Umusozi mu nzozi ugaragaza gukora cyane, gutsinda cyangwa se kunesha ibigeragezo, kuzamura imyumvire, kandi nanone umusozi mu nzozi ugaragaza indwara, amadeni ndetse n'ibindi byose bikurushya kandi uba ugomba gushaka uburyo ubikemuramo. Kurota uzamuka umusozi bigushira ko ufite imbaraga zo guhangana n'uburyo bwo gukemura ibi byose twavuze biterwa n'ibibazo byose uba ufite, kandi igisubizo uzabona nyuma y'uko guhangana kigaragazwa n'uburyo witwaye cyangwa se uko byakugendekeye igihe warotaga uzamuka umusozi. Ubushakashatsi buvuga yuko abantu bakunze kurota bazamuka umusozi ari abantu badatinya gufata risk, ndetse n'abantu bakunda gushyiraho intego zihambaye z'ibyo bashaka kugeraho. Reka noneho turebe uburyo butandukanye ushobora kurotamo uzamuka umusozi ndetse n'icyo byabisobanura. Tukwibutsa yuko niba nawe ushaka kuzajya ubona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya, nta kindi usabwa uretse gufungura channel yacu ya YouTube ariyo yitwa Ingando Online, hanyuma ugakora subscribe, wanarangiza ugakirika kuri ako kamenyetso kameze nk'inzogera. Aho ngaho nawe uraba ugiye mu bare abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya. Mu buryo tugiye kubagezaho, uburyo bwa mbere ushobora kurota uzamukamo umusozi ni ukurota ubona uzamuka umusozi, ukawuzamuka ukajya ku gasongero kawo hejuru cyane ariko bikugoye. Mbese ukagerayo byakugoye, byakunanije cyane, kandi wahuye n'impanuka nyinshi zitandukanye. Niba igihe warotaga uzamuka umusozi wahanukaga ukongera ukazamuka, ukagwa, ukongera ugahaguruka ukagenda, menya yuko niba hari intego wihaye cyangwa se impinduka runaka ushaka gukora mu buzima bwawe uzazigeraho. Ariko niba igihe warotaga uzamuka umusozi ukagwa ntubashe kubyuka cyangwa se ugahanuka, ntiwongere guhaguruka kugira ngo ugende, menya yuko niba hari ibyo ushaka kugeraho uzabigeraho bikugoye cyane. Mu buryo turimo turabagezaho ushobora kurotamo umusozi, uburyo bwa kabiri ni ukurota ubona uri ku gasongero ku musozi, mbese uri hejuru ku mpera z'umusozi. Izi nzozi zo kurota uri kwibona uri ku gasongero k'umusozi zisobanura yuko wamaze kugera ku ntsinzi ndetse n'intego z'ibyo wari wiyariyemeje wamaze kuzigeraho. Izi nzozi nanone kandi zikugaragariza yuko uri umunyembaraga, uri umunyamurava, kandi udatinya kugera ku ntsinzi, ngo n'ingorane ntizishobora kukubuza kugera ku byo wariyemeje kugeraho. Uburyo bwa gatatu ni ukurota umanuka umusozi. Iyo urose ubona umanuka umusozi ni ikimenyetso cy'uko hari ibintu bitagenda neza, mbese ni ukuvuga hari ibintu mu buzima bwawe byagenze mu buryo bitakagombye kuba byagakwiye kuba bigendamo. Uburyo bwa kane ushobora kurota ubonamo umusozi ni ukurota ubona uzamuka umusozi ariko bitakuruhije na gato, mbese ukarota ubona uzamuka umusozi utarushye na gato, ahubwo ukabona ni nko gutambika umurambi. Izi ni inzozi ziguhishurira yuko imbere yawe ngo haba hari ibintu byiza, kandi nawe uba urimo uragira uruhare mu kubitegura neza, ngo ku buryo ibyo uba uzageraho byose nta na kimwe kizaba cyarakuruhije ku buryo budasanzwe. Uburyo bwa gatanu ushobora kurota ubonamo umusozi ni ukurota ubona hari undi muntu uri kuzamuka umusozi atari wowe, kandi nanone ukabona ari kure yawe.
Izi nzozi zo zifite ubusobanuro butandukanye na hafi ya bwose twamaze kuvuga haraguru, kuko kurota ubona hari undi muntu uzamuka umusozi utari wowe kandi ukabona ari kure yawe, ni ikimenyetso kikwereka yuko ahazaza hawe, mbese imbere yawe hazaza, yuko ibintu uzanyuramo bitazaba ari byiza na gato, mbese uzanyura mu bintu bikugoye bitakoroheye, ku buryo buri kimwe cyose uzageraho uzabona wakigezeho cyakuruhije kandi cyabanje kukugora bimwe bikomeye cyane. Mu buryo bwa gatandatu tugiye kubagezaho bwo kurota umusozi, ni ukurota ubona umusozi uri kwakaho umuriro. Iyo ugize bene ubu bwoko bw'inzozi bwo kurota ubona umusozi uri kwakaho umuriro, mbese uri kugurumana, ni ikimenyetso kikwereka yuko haba hari inshuti yawe ya hafi kandi y'ingirakamaro cyane waba ugiye kubura bitewe n'impamvu zikomeye kandi zitandukanye. Ahangaha twavugamo nk'urupfu. Uburyo bwa karindwi ni ukurota uhungira ku buvumo ariko buri ku musozi. Kurota ubona mu nzozi uhungira mu buvumo ariko buri ku musozi ni ikimenyetso kikweretse yuko ubayeho mu buzima bw'umudendezo, mbese nta kiguhangayikishije kuko ibibazo byawe byose uba warabashije kubona aho ubyihisha. Ahangaha ngo izi nzozi zisobanura yuko nta bintu biba biguhangayikishije uba ufite. Uburyo bwa munani ushobora kurotamo umusozi ni ukurota ubona usohoka mu buvumo buri ku musozi. Ahangaha wibuka yuko hejuru kuri karindwi tumaze kuvuga kubona uri guhungira ku buvumo ariko buri ku musozi. None ukurota ubona usohoka muri bwa buvumo buri ku musozi ngo ni ikimenyetso kikwereka yuko waba ugiye guhura n'indwara zitandukanye. Uburyo bwa cyenda ushobora kurota ubonamo umusozi ni ukurota ubona uva mu buvumo buri ku musozi ariko ukagira abandi bantu usigayo. Iki ni ikimenyetso kikwereka yuko ngo haba hari abandi bantu bashaka gutwara umwe mu mutungo waba utunze, mbese ngo bimwe mu byo utunze biba biri mu kaga kuko hari abantu baba bashaka kugutwara ibintu byawe binyuze mu buriganya. Uburyo bwa cumi ushobora kurota ubonamo umusozi ni ukurota ubona uzengurutswe n'udusozi duto kandi twinshi. Iki ni ikimenyetso cy'uko ufite inshuti nyinshi kandi z'ingirakamaro zikugaragiye. Ngahangaha uba ugomba kuguma guha agaciro inshuti zawe, za zindi ubona yuko zikugaragiye, ngo kuko ngo uba uri kugenda wongera inshuti, ubona wunguka inshuti ku munsi, kandi izi nshuti zose ugenda wunguka nta nshuti n'imwe itazakugira akamaro uba ufitemo. Tukwibutsa yuko iyi ngiyi ni Ingando Online. Niba utarakora subscribe akanya keza kuyikora ni akangaka, kugira ngo nawe ujye mu bantu benshi babona ibiganiro byacu uko tubishyizeho ako kanya. Turagushimiye. Wowe wari uteze amatwi iki kiganiro, turagushimiye. Uretse kudusanga hano kuri YouTube, ushobora kudusanga kuri Instagram ndetse no ku rukuta rwacu rwa Facebook rwitwa Ingando Online. Niba hari igitekerezo ufite, wakinyuza mu mwanya wageneye komenti cyangwa ukakinyuza hamwe muri aho, yaba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram. Mwakoze naho ubutaha.